Hello ladies and gentlemen, ubu ngubu tugiye kurebera hamwe aho twakura scheme of work naho twakura ibitabo, kubera ko abantu benshi bumva bari gusaba ibitabo ngo mumpereze teacher guide y'imibare, mumpereze igitabo cya seti, mumpereze igitabo cya biology. So noneho muri ino video ngiye kukwereka ukuntu wakidownloadingira igihe waba ufite MBs cyangwa ufite network uri kuri wireless cyangwa uri gukoresha network ya telefone mobile data. So nta kindi kintu uraza gukora, uraza ndabizi ino application ya Chrome nta telefone itabamo, iyi ngiyi uraza uyikirikeho, numara kuyikirikaho utegereze haze search engine tuvuga ubwo ni iyi ngiyi, nurangiza urahakirika, numara kuhakirika wandikemo ijambo ngo e-learning nk'ibisanzwe e-learning. Ni ukuvuga ngo urahita uyibona hano hejuru, urayibona ko hano ngewe yaje ndahita nyikirikaho. Rero nimara kuyikirikaho ntegereze, nimara gutegereza harahita haza akantu kameze gutya, akangaka niko kaje kano, ndahita ngirute, ndahita nkandamo hagati. Urabona ko ni platform ya REB, ndahita ngirika ahangaha, nta kibazo aho nakirika hose mpfa gukanda muri uyu mwanya gusa. Nindangiza mpakirike, nimara kuhakirika ndategereza, nimara gutegereza hari uturongo dutatu uri kubona hano mu nguni, utungutu nitwo ndahita nkirikaho. Nimara kudukirikaho haraza amagambo angahe? Atatu. Haraza home, haze all courses, haze na library. Wowe rero bitewe nuko ushaka ibitabo, uraza hano. Twibukiranye ko ibitabo babikoreye update, bakoze update ku bitabo. Murabizi ko hari content zagiye zigabanywa mu bitabo bimwe na bimwe, especially byo muri lower primary, ariko ibitabo byose bifite ama new version. Nuvuga ngo hano hari ibitabo bya primaire n'ibitabo bya secondaire, ariko hari n'ama scheme of work. Murabizi ko dusigaye dukoresha scheme of work zabaye generated na REB. Ubwo rero urahita uza, twebwe kubera ko dushaka amasomo, ibitabo na scheme of work turakanda kuri aka kanditse ngo all courses, turahita tugakirikaho. Nitumara kugakirikaho murabona ko ibitabo twabigezeho. Hari ibitabo bya nursery, dore ngibi bya bitabo. Rero ngibi bya bitabo byo bakoreye update, new primary textbooks and A-level content distribution 2025. Ahangaha rero, ahangaha ibi bitabo ibingibi bino hano niho dukura bya bitabo byose. Ahangaha handitse ngo, kano kanditseho ngo, kangaka kanditseho ngo new, akangaka new primary textbooks and A-level ubwo ni advanced level, za senior na level na ya new primary textbooks and A-level content distribution 2025. ni ukuvuga ngo niho uragira ute, niho urakirika, niho urahita ukirika. Numara kuhakirika barakuzanira aka kantu kameze gutya, kameze nka rectangle. Akangaka rero kano urahita ukirikamo hagati, ushaka wakirikamo hano, urahita uhakirika nyine. None numara kuhakirika urategereza, urabona ko babizanye byose. This is from primary 1 to primary 6. Uvuga ngo urabona ko hano dufite P1, P2, P3, P4 and P5 and P6 is there. P6 is there. You can scroll, urakomeza ukazamuka nyine.
urabona ko iyo ukiritse rero, wenda for example nshaka ibitabo byo muri P3 niba nshaka ibitabo byayo, ndaza P3 ngiyi, nindangiza nkirikehe, ndakirika muno hagati, makirike. Nimara kuhakirika baranzanira pupils book murazibona, dufite mathematics, English, French, Kinyarwanda, SET and SST, ubwo ni social studies. Ubwo murabona ko izi ngizi kano ni pupils book, ahangaha ni teachers guide. Noneho ushaka iyi folder yose wayiterurira hamwe ukayibika muri telefone yawe, aho kugira ngo downloading kimwe ubishaka byose kubitunga muri telefone yawe, wakirika hano handitse ngo download folder, wahita uhakirika. Noneho wamara kuhakirika, ubwo ubutunze ibitabo byose byo mu wa gatatu n'inyoborabarezi zabyo zose, teachers guide zose nazo wabuzitunze, kuko ubwo ubudownloadinze iyi folder yose, pupils book na teachers guide by'amasomo yose ubu bidownloadinze. Iyo ukiritse hano handitse ngo download folder, so aho hari ku buryo bwo kugira ute, aho hari ku buryo bw'ukuntu twabona ibitabo. Noneho n'ubundi nidushaka gusubira inyuma, turaza kuri utu turongo dutatu turadukirikaho. Ubwo tugiye kureba uko twabona noneho iki scheme of work, tugiye kureba uko twabona scheme of work. Nk'ibisanzwe twavuze ko turaza tugakirika hano handitse all courses, tukahakirika. Noneho n'ubundi nk'ibisanzwe twavuganye ko turi kubishakira he, ahangaha kuri, mbibutse ko hari na syllabus nazo ziri hano tugiye gukirika, handitse ngo new primary textbooks and A level content distribution 2025. Ubwo nuhakirika urahita uhasanga this one is for, urahita uhasanga aka kantu kameze gutya twavuganye ko ukirika muno hagati. Amara kuhakirika ugategereza bikaza. Ibingibi byose ni ibitabo bino kugera P6 biba biri kumwe na teachers guide nk'uko tumaze kubibona. Murabona ko hano dufite syllabus for lower primary, tukagira na syllabus for upper primary, tukagira na content distribution, nabyo murabibona. Noneho ikigeretseho tukagira n'icyo twise scheme of work for lower primary, scheme of work for upper primary. So for example, I can click on this scheme of work for lower primary, ndasangamo scheme of work. Hari scheme of work y'Igifaransa, Ikinyarwanda, imibare, EPS, scheme of work for social studies and religious education, scheme of work of SET. Nyine izi ni za lower primary zose. Ubwo murabona ko zigize ute, zose zirahari. Na upper primary uzishaka nazo wagira ute, nazo wazibona. So, noneho ikindi kintu, niba dusubiye hano kwa turongo dutatu tukaza kuri all courses, ushobora no kuza ukaza hano kuri, dufite na teacher training college. Ibitabo byose nyine hano wabihasanga. Dufite O level, tukagira advanced level, dufite n'iyi primary, tukagira n'ibingibi byabaye revised, tukagira n'ibingibi bya pre-primary, ubwo ni muri nursery, tukagira n'ahangaha kuri TTCs, associate nursing program, accounting nabyo turabifite, secondary school head teacher evaluation, byose biba bihari. Nyine ibitabo byose biba bihari, biterwa n'icyo ushaka. Ni ukuvuga ngo kugira ukidownloading ni ukugikirikaho. So nakoze kubana natwe. This is the end of our lesson. Thanks for watching. May God bless you, kandi muzagire umwaka mushya muhire, uzababera uw'amata n'ubuki. Ciao. Mwari kumwe na Teacher David. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwandikira muri comment section, turabisubiza kandi tugendera ku kwifuza kwanyu. Murakoze cyane. See you later.